ndabona ukiri umwana muto cyane niba ntibeshye wenda around ufite imyaka nyine iri around nka 10 n'ingahe? Mfite imyaka 18. Imyaka 18 yawe ugeze ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali. Ni irihe somo ukuye mu rwibutso? Ese ni iki cyakwinspirarinze kuba waza gusura urwibutso ku myaka yawe 18? Ni ubwa mbere nari mpagize, byamfashije cyane kuko nabashije kumenya amateka igihugu buriya Jenoside, kubera nkanjye waturutse wize mu kigo kiri prive, akenshi twize ku mateka y'ibindi bihugu, y'izindi Jenoside zo mu bindi bihugu, harimo yakorewe Abayahudi, tukiga ku mateka y'ibindi bihugu, ariko kubera ko turi muri sisiteme yo hanze ntabwo twabashaga kwiga kuri Jenoside yakorewe Abatutsi bo mu gihugu cyacu, kandi by'ukuri niyo yari idufiteho akamaro kurusha ibyo bindi. Rero kuba itorero ryatugiriye amahirwe, itorero ryaduhaye chance yo kuza hano kugira ngo dusure, kugira tuhamenye, kugira tumenye ibyabaye, kugira tugire icyo dukora nk'abakirisitu, kugira tube city light, kuko hano nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze urumuri rutazima. Yego, yasetinze urumuri rutazima, kandi nkatwe itorero city light, urumuri rw'umujyi, twaje kugira ngo tubabere urumuri, ntituzaruzimye, kandi tuzakomeze dusigasire ibyo abazize muri Jenoside baharaniraga, kandi turi hano kugira tubereke urukundo, kugira tubagezeho ibyo itorero gitegeka, ku making a difference. Nkawe Samu, umwana w'imyaka 18, birumvikana ko Jenoside yabaye utarabaho, ni igihe kirekire ndetse wavutse nyuma yayo cyane. Ni nk'irihe somo ukuyemo nyuma yo gusura urwibutso, yo kuzenguruka mu rwibutso ukagenda ureba amafoto y'ibyabaye, ibintu byagiye biba byinshi bitandukanye? Ni irihe somo ukuyemo wasangiza urubyiruko ruri muri generasiyo yawe, muri mu myaka imwe? Isomo nakuyemo cyane natahanye, sinzi uburyo narivuga mu Kinyarwanda, ariko reka rivuge mu Cyongereza, ni justice is always served. Sinzi ukuntu nabivuga, ubutabera nyine buratsinda. Ubutabera bugera bwafekitinze nyine. Iriya Jenoside yari ifite ubushobozi bwo kuba igasibika Abatutsi bagapfa, ibintu bigashirira aho ngaho nyine, ariko oya, nk'abakirisitu twe twizeye ubutabera, twizeye ko hari Imana y'ubutabera, kandi turashima Imana ko ubutabera bwabaye, hagenda haboneka byinshi by'ubutabera ku bantu benshi, hagenda mbese ubona ko Imana nayo ntago yabirekeye aho ngaho. Imana ntiyaretse ko inzirakarengane zipfa aho ngaho gusa, ahubwo amahoro yarabonetse, ubu twese turi Abanyarwanda. So ubutabera bwarabonetse, niryo somo rya mbere nkuyemo cyane. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Alain, ndi umuyobozi w'urubyiruko rwa Foursquare Kimironko. Uyu munsi urubyiruko rurenga 150 rwa Foursquare twaje gusura urwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi, hagamijwe kuza kwiga amateka yaranze igihugu cyacu. Ikindi cya kabiri, twari tuje kwifatanya n'abandi banyarwanda muri minsi 100 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Urubyiruko rero benshi ni abasore n'inkumi bakiri bato cyane, bavutse nyuma ya Jenoside, bari bakeneye kumenya amateka mu by'ukuri yaranze Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nyuma y'urugendo rero, nyuma yo gusura urwibutso, twize amateka akomeye, twabonye uko Jenoside yateguwe, tubona uko yashyizwe mu bikorwa, ndetse tubona n'ingaruka za Jenoside. Nk'urubyiruko rero rwa Foursquare rw'abakristo basenga Imana, ni ngombwa rero ko twiga amateka, ni ngombwa ko twiga amateka y'igihugu cyacu, ni ngombwa ko tumenya uko Jenoside yateguwe n'uko yakozwe n'ingaruka yagize, kugira ngo tubashe kwirinda. Urubyiruko rufite imbaraga, iyo zikoreshejwe nabi zisenya igihugu, ariko zikoreshejwe neza zubaka igihugu. Rero twaje kwiga amateka kugira ngo urubyiruko nk'imbaraga z'igihugu tugire uruhare mu kubaka igihugu cyacu, tugire uruhare mu kwamagana ingengabitekerezo ya Jenoside, twubaka ubumwe nk'urubyiruko, duhuza imbaraga, tubumwe, twirinda amacakubiri n'ibindi byose byatuma
twisanga twivangura cyangwa se twisanga mu byaranze amateka y'igihugu cyacu. Uyu munsi rero nk'urubyiruko rw'abakristo basenga Imana turi hano, kandi turakangurira n'abandi bose b'urubyiruko bumva ko bagomba kumenya amateka y'igihugu cyabo, bumva ko bagomba kugira uruhare mu kwamagana amateka mabi yaranze igihugu cyacu, ahubwo tugaharanira kubaka imbere ejo heza. Niyo mpamvu twaje aha ngaha, kandi ukangurira n'abandi bose kugira ngo urubyiruko rujye ruza hano. Hari amateka menshi rugomba kwiga. Abakristo bagenzi bacu bari mu matora atandukanye, nyuma y'ibikorwa byinshi amatora byiza bakora, baze ku rwibutso biga amateka, bifatanye n'abandi banyarwanda muri ibi bihe byo kwibuka. Murakoze cyane. Turatekereza igikorwa tuzahora dukora buri mwaka kugira ngo tuze hano twiga amateka, tuzane urubyiruko rwacu ndetse twifatanye n'abandi banyarwanda muri ibi bihe byo kwibuka. Murakoze. Nitwa Isimbileya, nkaba nuka muri Foursquare, ndi maire ya famille action 6. Nanjye n'inshuro ya mbere ngeze hano ku Rwibutso rwa Gisozi, nishimye cyane. Hari amateka menshi nari nzi. Ndashimira Foursquare, ubuyobozi bwa Foursquare ndetse n'ubuyobozi bw'urubyiruko muri rusange, badutekerejeho bakumva ko dukwiye kuba twaza aha ngaha. Iby'agaciro ni ibintu byinshi cyane. Murakoze cyane. Nitwa Mutoni Faith, ndi umuyobozi w'urubyiruko wungirije muri Foursquare Satellite. Twaje hano ku Rwibutso ku Gisozi kumenya amateka yaranze igihugu cyacu mu 1994. Ni byinshi byabaye, dore ko abenshi mu rubyiruko rugize igihugu bavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Rero biba byiza mu rubyiruko ko dukomeza kumenya amateka yaranze igihugu cyacu. Iyo tubimenye cyangwa iyo tumenye amateka bidufasha kwirinda ndetse no gukangurira bagenzi bacu kumva ko ibyabaye atari umugani, ibyabaye atari filime barebye, ahubwo ari amahano cyangwa byateguwe na politiki itari nziza. Rero dushishikariza urubyiruko kugira ngo twite ku bavuga ibyiza ku gihugu cyacu, twite ku baharanira iterambere ry'igihugu, ariko twirinde abaharanira ko igihugu cyacu cyasubira inyuma mu byabaye. Rero twe tuje kwiga no kugira ngo duharanire nk'urubyiruko, turinde ideology cyangwa ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi ku rubyiruko. Ntabwo tukiri mu ntambara y'amasasu, ahubwo turi mu ntambara y'imbuga nkoranyambaga kugira ngo natwe urubyiruko tugire uruhare mu kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. Murakoze cyane.